urakoze cyane. Murakoze. Subwo reka nsome mushime. Usome je nshime. Nashime iki se nyewe ntaso. Murasoma hanyuma mushime niba ari ubuti bugomba guturwa ababyeyi hano. Ajya wanyibona hegereye ishyamba rya Nyungwe. Ni hafi aho ngaho. Inzuki ziwanyu niho zitara. Niho zijya guhova. Niko byumva. Ngira amaso ntiyereka biki. None se kwari kuyisogongera gusa twimwere hanyuma mara no kunezerwa tuze guhanika turirimbe. Kubera ko nababwiye nti naje nikoreye hanyuma kandi mwemera ko tugomba kuyisangira, ariko noneho ntari bwibagirwe ko mwari muvuze muti ngaho jya mbere tubwire iwanyu ku gitaramo cy'intwari uko mubigenza. Twari ukugira ngo mbanze nta nubwo twari kuganira gutyo gusa kandi tutarabanza gusoma no kuruhuka. None se ahubwo reka mpenyeretse aka gacuma hanyuma Imana yaje kukwakira. None se iyi niyo gusaba ijambo uko ni ukuri. Yego ararisasiye. Ijambo iyo ngo niyo gusaba ijambo ararisasiye. Yego. Turaza gukirana neza shaka uko turi kwerekana utunogo. N'ubundi naje mbizi ko naje mbasanga kuko iyo nza kuba nisanga ubwo nari kuba n'intero. Ntukabe intero duhari. Ndabizi rwose. Murakoze mubyeyi. Hanyuma mwari mugize muti utubwire intwari iwanyu ko murimo mutegura igitaramo cyo kushimira intwari. Ngira ngo nari mbivuzeho mu kanya. Aba bose mubona ni intwari. Hari n'iko nari mvuze mu kanya nti ntabaracanirwa uruti. Impamvu nari mbivuze nuko aba bose mubona ku ruhembe rw'imbere ni intwari twigiraho umuco. Kandi mu gihugu cyacu umuntu wese w'intwari agira indangagaciro na kirazira, akagira ubumenyi n'ubunararibonye bwo kubaka igihugu, hanyuma bagatoza n'abagomba kugitabarira no kukigabanira. Kuba tukibakuraho umuco nk'uyu rero niyo mpamvu nababwiye ko tutarabacanira ururuti. Niyo mpamvu hanyuma rero mu muryango w'umubyeyi wacu Pasiteri Sose tumaze iminsi itari myinshi turimo duherekeza umwaka w'umuco. Uwo mihigo twari twawushoje mu kwezi kwa gatandatu, hanyuma mu kwa 12 kugeza muri uku kwezi kwa Mutarama twari tukishimira umwaka w'umuco. Noneho binahuje n'uku kwezi k'umunsi mwiza w'ejo wo kwishimira intwari z'u Rwanda, kandi natwe twese turimo. Hanyuma rero mu ntwari zashimiwe harimo abasore batabariye igihugu ndetse barakigabanira. Turimo dutegura umunsi w'intwari rero habayeho gushimira abasore batabariye igihugu, hanyuma by'umwihariko dushimira umusore wacu witwa Pacifique. Ndetse ababyeyi mubona
izi ntwari mubona dukomoraho umuco baramushimira bamuha impeta y'umudenzi, hanyuma bamusaba ko akomeza kuba intwari ndetse agatoza n'abandi kugira ngo urugerero rukomeze rugende neza. Umusore rero yarishimye kubera ko ashimiwe n'intwari zamubanjirije, hanyuma kandi yishimira ko akomeje guhabwa inshingano zo gukomeza kuyobora abandi bangana ku rugamba rw'iterambere n'ibyiza igihugu cyacu cyagezeho. Ariko rero umusore rero mu kwishima akagira ati rero babyeyi ndabashimiye kuko mwangiriye icyizere mukaba muntoranyije nk'intwari kandi mukanshimira. Atari ku cya kabiri nifuzaga ko mu nshingano mumpaye noneho nazinjiramo nkazikora neza ntakiri ingarama kirambi, ahubwo ndi umugabo. Mbona ababyeyi baranezerewe ndetse baranamubaza bati ariko se urashaka kuba umugabo mu buhe buryo? Umugabo arangwa n'iki? Umusore ati rero umugabo arangwa n'ubutwari, arangwa n'ubutwari mu byo akora byose, arangwa no gukora neza kandi ibyo yakoze bikagira umusaruro mwiza. Atari ku cya kabiri umugabo arangwa no kugira umugore. Kumva rero ababyeyi barishima. Hanyuma rero mu nama y'ababyeyi bacu bashyigikira ko uwo musore agomba kugira umugore, kubera ko rero aha mu Bwanacyambwe guhera kuri ba sogokuru na ba sogokuruza yari inzira igenda ikagera mu gihugu cy'abaturanyi. Twamye tuhabona umuco. Aba babyeyi bacu rero bagira bati tugomba kurambagiza umugeni mu Bwanacyambwe, umuryango wo kwa Nsengiyumva. Aba babyeyi ubona bateye intambwe baza bagana umuryango, barishima, bakirwa neza, ndetse bamaze kunyurwa babasaba irembo ryinjira inka rigasohoka abageni. Iryo muryango warabyemeye. Hanyuma rero bo tugirirwa umugisha kuko mu gihe bateraga intambwe babagana basanze muri uwo muryango, mubabwira ko igihe umuryango uzaba wateranye hanyuma bazaza bakagera kugezaho igitekerezo mu buryo bwagutse. Mubyeyi rero, bavandimwe, uyu munsi ni rwo ruzinduko nyamukuru, bidakuyeho ko twaje mu butumire no kwifatanya mu gitaramo, ariko twaje no kugira ngo dusubukure amasezerano, tuze tubasaba amaboko, tubasaba urukundo, muri make tubasaba umugeni kumugaragara kuko mwatwemereye irembo ry'umugeni. Murakoze, murakabyara. Ngiyo ese wagiye ukiyicarira? Yewe reka nshike, ntabwo niyicarira kuko ubwo naba ryicaranye, ariko kubera ko mubinyemereye kandi nkaba mbabona ko erega amaboko azaguha iyo abona cyagiye. Murakoze, murakabyara. Reka ngende nshike kuko ntabwo ndi batera umugongo, ntabwo naba hejuru hake, ntawe utera shebuja umugongo, ariko reka nshike kuko mubinyemereye. Murakoze, murakagirika. Sika rwose. Ariko rero karame,
uri umuhanga ariko mbabajwe n'abo bantu mwagendanye amashyi baguhaye nkaho ijambo uvuze barigaye. yewe n'impunda ahubwo mu kanya nuko bari banze kubanyura mu ijambo, bari barindiriye kumva ijambo ryiza ryanyu kandi riganisha ku gisubizo cyiza. Hajya muri make musabye umugeni, twabasabye umugeni. reka ngaruke kuri bwa buhanga bwawe nihuse. Yego, ubuhanga bwa Bimenyimana yego, nuko atera ibuye rimwe akaryicisha inyoni ebyiri. uti gute? Mperuka iyi nzoga umbwira ngo niyo gusaba ijambo, ni ukuri sibyo? yego. ubwo rero iyi nari nzi ko ariyo gusaba ijambo, nari nzi ko uri buzaneho iyo uvugiraho ijambo. Iyo niyo gusaba ijambo, ubwo nibwo buhanga kandi warirangije. hanyuma ahubwo igendereye ijambo, nimumbwira muti ngaho twakiriye ijambo, ngaho tubwire igendereye ijambo, twereke igendereye ijambo.